Haleluya, haleluya. Yesu ashimwe bene data. Nizere ko muri amahoro. Ni Pasiteri Marie Therese ugarutse. Ngarutse kuvuga Imana. Imana yo mu ijuru ihabwa icyubahiro ko yaturinze muri iki cyumweru duhegejeje inyuma. Turayinginze ngo n'ubundi ikomeze uturinde muri iki dutangiye. Kandi amaraso ya Yesu adutwikire. Ubwami bw'Imana butugote. Igitinyiro cy'Imana kitubeho kandi Imana iganze mu mitima yacu. Izina ry'Uwiteka rihabwa icyubahiro cyane. Haleluya, haleluya. Tugiye gusangira namwe ikiganiro kivuga ngo ruragarukira mu bujurire cyangwa ni mu rusesimanza. Ruragarukira mu bujurire cyangwa ni mu rusesimanza. Mperutse gufata urugendo maze nsanga urubanza rubabaje kandi ruteye agahinda rwabuze gica, none nagira ngo mumfashe mwe abatuye isi. Nasanze Kamini, Gakabutura, Sutiye, Pasura n'ubusabusa buri kuburana, nuko baranyiginga ngo mbafashe muri urwo rubanza. Batabanyuze hano bose bananiwe kudufasha. Nasanze Kamini yarimirije ati ninjye ukomeye ku isi yose. Ku isi yose mpera mu bwana banyifashisha ngo ibirori byabo bigende neza. Uko akana gakura nkurana nako kazamuka, nanjye ndushaho kuba gatoya. Ababibonye ngo mama shenge, mbega agakobwa kambara kakaberwa, nako kakirya sinakubwira, maze umutima wako nkawicaramo. Maze mu bwangavu sinakubwira uko amatako atengerana, nkamushukisha guhora areba, maze akagira ngo abamureba nibwo barushaho kumukunda, nyamara bakamwinjirira runono ntarabuke ibyo namukoreye. Maze ababyeyi bazana akenda karenze njyewe, ati oya mawe, oya dawe, dore ibigezweho ni ibingibi. Maze ubwo amarira akaba menshi, bakibagirwa ko banyimitse, kandi uwo nafashe simurekura. Arinda ashaka, arinda abyara, arinda asaza njye nkimubasi. Reka iyo ngeze iyo mu nsengero baranshushubikanya ngo ningende, maze abo mu ngabo zanjye bakarurwana ngo imyambarire ntacyo itwaye, ngo kuko agakiza kaba ku mutima. Bakirengagiza ko umwami wabo yababujije ibiteye isoni n'iby'isoni nke, maze akabategeka imyambarire ikwiye. Maze abashumba bafite umutima bakabirwanya, nanjye ijosi ubwo nkarishinga. Ntimuboroheje narahatashye, no mu bakomeye sinahatanzwe, bagatsikimba, ariko abandi bakabishima. Ese muri abo murabona uwansitsura ari uwuhe? Gakabutura nawe barahashinze, ati usibye ko njye ntamaze igihe kandi nkakunda kugenda ijoro, cyane cyane iyo mu tubyiniro, iyo mu tubari, iyo muri bare n'ahandi hose banyendereje, ibigwi byanjye ntibimaze igihe. Ariko abo nafashe narabasaritse ku buryo kubabona atari iby'ubu. Sutiye ati cyakora nanjye akazi kanjye ngakora nijoro, rimwe na rimwe mfatanya namwe. Mwese uko mwivuga ibigwi, amanota mubona turayagabana. Pasura ati nanjye rero mpakora hose. Kamini wowe ugenda umetse, Gakabutura nkugenda impande, nta gitaramo mubamo ntarimo. Busabusa ati njyewe rero ngenda nijoro, ibyo mukora byose ni njye mu ruhiro. N'ubundi umuhini waruhiye umwuko. Mwe kubareba barabareba, ariko njye ubusa bwanjye buragurishwa. Nifashishwa iyo mu marogi, nayiti yose mu ndirimbo z'abakuyeho. Ariko rero nsigaye ntinya, uzi ko badatinya no kumfunga ngo nishe umuco, nishe ubupfura. Nsigaye ntinya izo za kamera, kuko aho nanyuze
ntizihatangwa, maze nkaba igitaramo ku isi yose. Bakanyamagana ngo ndagatsindwa n'Imana yo mu ijuru. Batuzagira kuvuka wambaye ubusa, bakwambike uyikuremo wambara ubusa, no kuva mu mubiri ugenda ubusa, ubwo amaherezo uzamera ute? Usibye kuba bangire neza nigire nabi. Nari nabyumviriye nateze amatwi, nuko ndiyumvira ndabyumvira, maze nsaba Imana ngo impe ibisubizo. Nayo irambwira iti mwana wanjye, itegeko nshinga nahaye abantu mu Bagalatiya ibice 5 ku murongo wa 19 kugeza ku wa 21, abo baburanyi bumva iryo tegeko rirabashinja. Wagenda muri Timoteyo wa mbere ibice 2 umurongo wa 9 kugeza ku wa 11, ibyo nabyo birabashinja. Ariko aho bazakuburanya abavuga ko babifitemo uburambe. Ariko ndakomeza kuguha ingingo. Abakolosayi ibice 3 umurongo wa 1 kugeza ku wa 11. Nibatabyumva tuzasubira. Imana yacu ihabwe icyubahiro. Haleluya, haleluya. Ubwo ndaterura, ni nk'uko rero namwe mwabivuze, mwishe umuco, mwishe ubupfura, muzana icyo bita ngo ni viziyo, muzana icyo bita ngo ni ibigezweho, muzana icyo bita ngo ni iby'ubu. Ibyo ngibyo bikura icyubahiro ku bari bagifite ku mibiri yabo, kibagaragaraho mu ngendo. None uyu munsi ipfunwe mu bantu riraganje. None nk'uko ngiriwe inama, itegeko nshinga ry'Uwiteka riri mu gitabo cya Bibiliya, hari ibyo ridutoza, hari ibyo ryatoje abatubanjirije mu myaka myinshi, hari icyo ryabasabye gusigasira. Reka dusome twumve ibyaryo. Abakolosayi ibice 3 ngo nuko rero niba mwarazuranywe na Kristo, mujye mushaka ibiri hejuru aho Kristo ari, yicaye iburyo bw'Imana, ngo mujye muhoza umutima ku biri hejuru atari ku biri mu isi, kuko mwapfanye kandi ubugingo bwanyu bukaba bwarahishanywe na Kristo ku Mana. Kandi ubwo Kristo ari we bugingo bwacu azerekanwa, namwe muzaherako mwerekananwe nawe mu bwiza. Ndababwira nti rero, uyu mugabo witwa Kristo yaje gukemura imanza za benshi, yaje gukura abantu mu rujijo, yaje gukura abantu mu bitagira umumaro, yaje kwigisha abantu inzira iyo banyura kugira ngo bagere ku wabaremye, ku wabashyize ku isi. None rero uwo nguwo kugira ngo mumukurikire ni uko mwumva inama, ngo nuko rero mwica ingeso zanyu z'iby'isi, gusambana no gukora ibiteye isoni no kurigira no kurarikira n'imyifurize yose ariyo gusenga ibigirwamana. Ibyo nibyo bizanira umujinya w'Imana batumvira. ngo kandi namwe mwabigenderagamo kera ubwo mwahoraga muri ibyo. Ariko none mwiyambura ibi byose, umujinya n'uburakari n'igomwa no gutukana, kandi ntihakagire amagambo ateye isoni aturuka mu kanwa kanyu. Nuko amagambo arakomeza, ndakomeza ndababwira, nuko tuzongera ubutaha nimubishaka.